ngira ngo yige benshi muramuzi yagiye agaragara mu video menshi atandukanye hari byinshi cyane yagiye aganira urabona ko tumaze kuva mu muhanda wa kaburimbo ubu twerekeje umuhanda w'igitaka kahabaye nono yiga ahetse umwana ibi ni ibikinyamuneka kamerama wowe nkurikire ngiye guhisha microphone ubundi mbanze kumenya uko bimeze ige ibi meze bite kamerama kuraho kamerama nakuyeho kamera kamerama kuraho kamera mbashe kwiganiriza yige twumva ukuntu ibintu byifashe reka dukureho kamera sibyo kuraho kamera ige umva se igihangane gatoya mama turabipfa kandi ntago urazimya yena n'ubu kamera mazimya yo kamera ige none se uzibeshye ubishyirane tuzabivuga nzajya gukorera muri Niba niyo wanyeretse business yego ibi ni ibiki ngira iri tangazamakuru aha nanjye ryanunguyeho kabyarawe mama urashaka iki mwiriwe umva hoya nabyamwiriwe kuki niyo bahamagaye ndarengana nose urakamera twari twaje twamenye ko yige hoya ige ibi niyo bahamagaye kubyo baza bakankama umva werekera ku kamera nuwiwe tu ige reka mwana ngira nta mwana ngira mama none se kuko uvugishije ukuri hano kuri kamera tubabare mwe mwitangazamakuru mugende turabyikemurira mbere yuko avuze ngo nta mwana afite tutabyaranye muve hano mugende umva mugende genda rwose umva ukuntu bimeze genda mugende turabyikorera nge nayi nta buryo twaganira tukugiye hoya mugende ni mwe muri gutuma vuga nk'abandi kwari utwemereye iminota 10 ukabutangira ndashaka umva niho uri gutuma nsenya n'umugabo wanyu umva yige gwino hano iki mugabo ese ko kumutegeka cyane kandi uvuga ko ari umugabo none imba ari umugabo umva wa munyamakuru nimba ushaka amahoro ngenda gutimbiza umva gutimbiza murajyana ige n'ibintu by'isuka birimo koko n'ibintu by'isuka birimo mama nago twegeze tuzana umva munyamakuru uri gushaka gushanya n'umugabo wawe abanyamakuru ngo nabyo kuguteza urashaka nabyo kuguteza mukubite niyo suka nkwere akira umva oya nukuri kw'Imana umva ukuntu bimeze genda uve hano genda uve hano genda uri umva ndaye kubatura reka nongere mbasuze nizere ko mumeze neza cyane uyu ni Umutako TV ahangaha turi cyangugu urabona ko turi mu misozi hirya no hino ntago biba byoroshye rero ntago byari byoroshye yuko turi bugere hano ariko twahageza amahoro ubu tuvugana rero icyatuzanye nayo cyangugu ni nacyo kintu tugiye noneho kubereka kuko urugendo uko biri kose tugiye kugera kuri gahunda yatuzanye uyu ni Umutako TV utarakora subscribe gukora subscribe like comment and share aha turi ni cyangugu ahangaha rero icyatuzanye ushobora kwibaza ngo ni iki cyatuzanye cyangugu ni igiki ahangaha twaje kureba umwe mu byamamare hano mu Rwanda bamwita Yige ariko Yige amakuru dufite ahana ashobora kuba ari muri iki cyaro niyo twifuza kuba twamenya tukibaza ni iki cyazanye Yige mu cyaro ni iki cyamukuye Kigali nuze gucikwa nuveho ndizera neza yuko ibintu biraza kugenda nkuko natwe tubyifuza ko urugendo twakoze nago rwari rworoshye reka mbabwire ni cameraman nawe uraza kumfasha tugiye gufatiraho nukureho kamera ndabona tumaze no kubona abamotari ahangaha tugeze naho baturangiye twete dufata abamotari ndakwibutsa yuko ahangaha turi cyangugu tuje kumenya ngo ni igiki cyavanye Yige i Kigali kimuzana hano mu cyaro nuze gucika uyu ni Umutako TV nge mugiye kubana ni MC setting uko bisanzwe buke gukora subscribe like comment and share kamera mashaka ukuntu urabuhishe nyine kamera urumva ariko nyine igumeho noneho tubashe kumenya ngo gahunda tugiyemo ziraba zimeze bite
abasa mutwegeza haruguru umeze mute hari gahunda tugiyemo haruguru nta kuntu mwatugeza hano bita mu Karambo kuko batubwiye yuko uvuye muri kaburimbo hari akandi gahanda ukatanga ahantu hari amazi nangahe bitatu byose umuhanda warapfuye imvura dore yanaguye mugabanye kabisa none se niba umuhanda warapfuye kandi turi muri kaburimbo umuhanda turaburiye ahantu kaburimbo irangire okay biratanga urayemera weho haruguru uyu ni Umutako TV ngira ngo urabibona neza yuko turi cyangugu wenda cameraman yagufasha akakwereka ni imisozi duherereyemo abana mujye ku ishuri cyangwa uvuye ku ishuri aha turi rero ni cyangugu tuje kumenya impamvu yige yavuye i Kigali impamvu yige yavuye i Kigali akaba yaraje cyangugu ni yihe nakubwiye yuko Umutako TV gahunda ubu ngubu no gufatiraho na bintu by'imikino hirya no hino utuntu tundi tumeneramo nuze gucika rero reka nifatire nanjye akamoto cameraman na kasike cameraman nuze gukuraho kamera umbabarire tubanze kumenya ngo ahangaha yigali ni hantu ki niye mpamvu yaba yarazanye yige mu cyaro akaba yaravuye i Kigali ngira ngo yige benshi muramuzi yagiye agaragara mu video menshi atandukanye hari byinshi cyane yagiye agangaza makuru bitandukanye nyuma yo kumenya amakuru yuko yavuye i Kigali akaba ari mu cyaro natwe twakoze urugendo ntago byari byoroshye ariko noneho ndizera neza ko twegereje muri quartier zaho batuye cyane ko numvishe ngo bahita mu Bugarama ubu rero dufashe moto ngira ngo twatangiranye uru rugendo turaza kurusozanya amahoro moto ashyiramo akabaraga noneho turebe ko turaza kuhagera uyu ni Umutako TV wibuke subscribe ngiye mwe ni MC Seti nuko tundi amakuru menshi agiye atandukanye y'ibyamamare mucikwe hirya no hino muri quartier twe tuzatubagererayo kandi izera neza ko ibintu byose bizajya bigenda neza urabona ko tumaze kuva mu muhanda wa kaburimbo ubu twerekeje umuhanda w'igitaka anga tumaze kuva kuri moto tuje kumenya impamvu yige yaba yaravuye i Kigali akaba yarerekeje mu cyaro mota rero tudatinze mbwira nimero ya telefone mwishyure okay ubwo ndayashyiriraho aramwe n'ayuriya ubwo uraza ko kumwishyurira rimwe sibyo nibagiye ahubwo naringiye gukupa nashyizeho rebe banga ene mota murakoze rero kutugeza hano kanatwe dukora akazi katuzanye iracyari yingiye twamaze kuyigeramo turacyarimo gushakisha tumenye ngo ige aherereye hehe ibi ntabwo rero biri buze koroha kuko wa mugani gahunda ni yindi kubagezaho inkuru yizewe ya nyayo cameraman dufatireho tubanze tumenye ngo ige byifashe gute sinzi iPhone ndabona ari mu kabande kusuba barahara gendo nibi ntago byoroshye kuva i Kigali kerekeza cyangwa binabana nahinga di kuryo noneho nibiza kwanga turaza guhita tuyoboza tubashe kumenya ngo kwa yige ni hehe tugiye gukomeza kwegera imbere noneho nibiza natwe gukomeza kuducanga ntago twakomeza gukora rumeze gutya tuze kumenya ngo kwa yige ni hehe ngira ngo noneho Imana ishimwe ntago narinzi ko byifashe gutya noneho urabona ko kahabaye noneho igahetse umwana ibi ni ibiki nyamuneka ibi bintu ni ibiki
ibi bintu ni ibiki, ibi ntago biri buze koroha, ntago biri buze koroha. Uriya niyige byanga byakunda, ariko Imana igira neza. Ibaze twe tukikora urugendo tuvuga ati turakomeza n'ibyanga turaza kuyoboza, ariko urabona ko ibintu bitoroshye, ubuzima ntago biba bimeze neza cyane. Ibintu ntago mucicike mugume kuri kamera ma wowe nkurikire, ngiye guhisha microphone ubundi mbanze kumenya uko bimeze. Ige ibi bimeze bite? Banza dusuze ntuze yiwe sinshaka kwetse umwana se bise birakureba aho rero. umva kupa Kamerama kuraho kamerama nakuyeho kamera. Kamerama kuraho kamera mbashe kwiganiriza Ige twumva ukuntu ibintu byifashe. Reka dukureho kamera sibyo? Ige umva se, igihangane gatoya, mikoro tugiye kuyizimya na kamera tuyikureho. Uranyemera ko byibura turi buganire? mubwira kureho kamera. Kamerama kuraho kamera. Aka kana se nakandi ndebera kureba noneho biranangaje kubuhetse umwana. Birakureba Narimo nibaza kuraho kamera tugende basha kuvugana Ige none se kamera no kuvuga ngo kamera twayikuyeho. Ige ibyo simbishaka maza ubundi muza mwateguje nde nese washatse erega twe turimo twibaza. Umva wenda ibyo se nibiki twe turimo twibaza. Umva umva twe turimo twibaza impamvu utakiri kugaragara cyane, tuvuga ati kamera yo nayikuyongera ngo abibonye. Twe turimo twibaza impamvu ese yigaherereye mu biki, baza kutubwira turi cyangugu. Niyo mpamvu rero twaje gufata urugendo tabatirika tuzi turabipfa kandi ntago urazimya yena n'ubu. Kamera zimya iyo kamera. Ige none se ntabwo biri buze ngira ngo mumaze kubona yuko dusanze Yiga ahetse umwana. Ige ni karibu se? oya nagakira ndaje abana kamera nayikuyeho mfashe tuganire rwose. tuganira iki? tuganira ako kana se birakureba umwana birakureba abana nakana keza kabisa. Nakawe se nakande twihaye karibu. Baby nana makuru ninduko karibu muhano ninduko karibu. Ige none se ko twajya tuganire kuko urabona umaze igihe mu murima ndakwihorera unyirukanze inyuma ndakwihorera. Oya tumaze igihe tutakubona, niyo mpamvu twavuze ngo reka tumenye igaherereye. Nyuma yuko tumaze kumenya kuri cyangugu, urabona no mu Bugarama twakoze urugendo rwiza cyane, hari imisozi n'ahantu hahitaruye. None n'ubwa mbere mbonye uhetse umwana. Amakuru ntabwo buri kantu ubaho da wari ufite n'umudamu burya bwose se? nta mudamu ngira. Ese ubwo buringanire ushatse kuvuga kuba ari uhetse umwana n'uwe buringanire? Shaka naremetse umwana bamubyara wanye cyangwa undi muntu. Ntabwo ufashe nyese kuba aka kana murasa pe. Kana murasa. Nese ko namaze gukuraho kamera wamfashije tukareba uburyo noneho twicara twiganirira, ukambwira nyine muri iminsi niye mpamvu yatumye uva i Kigali, niye mpamvu uri inahi cyangugu, tukaganira ndizera neza ko kamera nayiro. Ariko nyuma yaho wenda nunanyemerera turaza gucana kamera ugira uburyo usuza abakunzi bawe, usuza abafana bawe. tuganire hanze. Baby akana sura gasiga ureke umwana wabanze. Baby tugende. Ntabwo biri buze korona inyizanye. Ntabwo uri buze gisiga mu nzu giteye. ntabwo uri buze gukenera kongera kugaheka se? Sigumishe mu nana ariko shaki cyane kirabyibushye
Biki bebe makuru bebe none se Nsawa. fasha bite Sabirabo. yes arafunze orara inaha twakoze urugendo rwa danje urugendo tuyunonga pe andi makuru Amakuru ni meza. muri iyi minsi umaze igihe utagaragara kuri social media iki cyakuzanye Nega naje muri business, naje kuhakora iki? business yo mu myumbati business tuheka n'umwana uri mu mirima nkari None se reka nkubaze. Kuri kuvuga gutyo imyumbati nta nuzibamo. Nta mafaranga abamo. abamo None se kuki kitahise ujya mu miceri abantu bine cyangwa bahinga imiceri wowe ugahita mu myumbati reka imyumbati umenye ko imyumbati ni ibintu byiza. Ni igihingwa abantu benshi badakunda kubibona cyane. umucama wanjye kugira ngo wenda ugize ukuri urabona ko Ubworaje twakuyeho kamera urabona hari ahantu twari twamusanze mu murima mu myumbati aka kana wari uhetse bebe wari ugahetse mu buhe buryo se umuntu uza kureba bizinesi none se nimba bivuze yuko nimba aho nageze n'abana bahaba mose naje kureba umuntu udahaba nta kintu kibyishimo kuri erega burya umuntu iyo umuntu akubwiye gufasha umwana ushobora kumufata ukamushyira mu mugongo ubona afite ibitotsi ntabwo bivuze yuko rero natajya kwitorera mu gihe ufite umwana ngo bimushyire mu mugongo namufashe nk'umuntu w'umuturanyi wanjye w'umushuti wanjye nkansigira umwana ko yaragiye mu bindi bintu bibi igera ese hano cyane turimo kuvuga ntabwo tujye hanze uzibeshye ubishyira ntituzabivuga nzajya gukorera muri RIB usenda nagira ngo tube twiganirira wenda nyuma yaho twaza kugira ikindi kiganiro turi buze gukorana mbese babikuye ese ubu hano aka kana aho urana bebe ushobora kuba warateye n'inda hari akana kawutegeza ugaragaza ko tukuguyeho ego yezu wanyizuyemo koko kuva ryari se ubundi naramuteye inda nkamuza kumureba se cyangwa nta bindi se umuntu waza gukorera kuri cyangwa atari business n'abo bana mbese wamukunze cyane niba unyemereye reka mpamagare kameramani ntabwo turi butinde pfa kuba mutari butinde ko hari ibintu byinshi ushaka kwikorera turi butinde reka cyane kameramani gwino tuganire na Ige amaze kutwemerera tugire utuntu duke tuganira nawe ndabona umeze fresh ni ibisanzwe aho kuki abantu benshi usanga bari muri social media bafite izina runaka hari igihe umugeraho umutungo akabanza kugorana rega nta muntu utanyura mu buzima busanzwe bwa buri munsi ibyo ni ibintu byumvikana rega burya social media akenshi irasinjye kanubaka none ubu natwe kuba tugutunguye turagusenyeye ahubwo sinzi ubwo mushobora kuba mubikoresha usanga abantu benshi bari social media bamaze kuyitinya kenshi kubera ko akenshi hariyo nigeze gukora ikiganiro inkorera fosana bituma rero sinzi impamvu ahubwo mwamenye n'ahantu ndi cyangwa buriya iyo ukoze ikiganiro n'umuntu azi social media ukaba wakora ikintu kimusenyera ntabwo biba ari byiza kuko n'ubutaha ntabwo mwongera gukorana kandi buriya ukora ibintu bisenya ntabwo icyo gihe abagukurikirana cyangwa abakiriya bawe bagucika kuko uba urimo gukora ikintu kitari mumenyekana burya hari umuntu uba wifuza ko yagusenya kugira ngo we azamuke ugasanga rero akenshi niho umuntu aba yanga ko social media yajya kuri social media cyane noneho impamvu cyagiye turimo kuganira kamera twayikuyeho impamvu hanze kugira akantu ugira kuri uriya mwana nuko uzi ko hari icyo byasenya ku ruhare rwe kuri social media ibyo birumvikana ibyo ni ibintu ntabwo ngiye kuvuga ngo uriya mwana ngo nakubwiye ko umwana ashobora umuturanyi cyangwa se ari utura mu gipangu cyangwa rero naje gusura wandangiye ko hari business nakorera cyangwa
turacyari ku Mutako TV, nizere yuko twatangiranye uru rugendo, twari turimo twekeza kwa HUGUE. Amakuru twari dufite yuko ari cyangugu, twamaze kumugeraho, ngira ngo mwabibonye aho yarari mu murima yiga ahetse n'umwana. Gusa wenda urumva byagutangaje se kuri yananga byagutangaje niwo mwihekeje cyane umuntu waguhekeje ngiye mwiheke hari akantu bita kuguna kubanza kuzirika hejuru no hasi byose wabyikurira nta muntu bitabera bawe se uraza kubigenza urakoze cyane niwe yamwihekeje. Reka tugushimire we twatangiranye urugendo, ngira ngo turi buze no gusozanya. Hano rero turi Cyangugu mu Bugarama aho bita ngo kukariba, niba ari kukariba niba ari yasinze, gusa turi Cyangugu mu Bugarama. Twamaze rero kugera aho HUGUE yarari. HUGUE urabona yuko byanunguye cyane gusanga yambaye ikabutura hibereye mu murima, ariko buri umusitari ahora ari umusitari. Hari abajya mu murima bambaye bote rugabire, none bamanukanye kamambiriza. Roze kamambiri cyari bitwaye burya umwirasi ni wa ungenda wambaye bote, uyu utari umwirasi ndambaye kamambiri kuramo ukajya mu murima ugahinga. Niko yari maze kwitera utuzi mwa kangiye kureba ahandi naye nabonye umurima ngiye kurambagiza kugira ngo nzawugure, ariko nabanje kureba aho imyumbati yanjye yariri ndeba ko nta kibazo cyaba kirimo kindi. Turaye kuganira na HUGUE, nibwo tugitangiriye ikiganiro. Urabona yuko ameze neza cyane. HUGUE mwakunze, urumva ko yagize n'igitekerezo cyiza akavuga ati reka mve i Kigali nerekeze Cyangugu, mbashe noneho kuba nagira umushinga nshyirayo, mbashe kuba nagira ka business makora. Kuki wahisemo kuzina Cyangugu ukaba wahakora umushinga w'ubuhinzi we nka HUGUE abantu bamenye mu bintu byinshi bitandukanye? Kuki hari abashobora kuvuga ati ngenda akora aga supermarket bitewe nayo mbonye ndaguza muri banki, abane ndakora ka restaurant gaciriritse? Kuki we nka HUGUE nyine wowe HUGUE tuzi, kuki wahisemo kuba wakikora umushinga w'ubuhinzi? Burya ubuhinzi nibwo bwiza, kuko burya ubuhinzi buragira burunguka, kandi ubuhinzi impamvu nabuhisemo ni kubera ko ubuhinzi ni ibiryo ni imyaka igendeka, ushobora gusarura uyu munsi ejo kujyana mu isoko bakabigura, ariko ushobora gufata nkuvuga ngo ugiye gufungura supermarket ugasanga harimo haraza abantu bake bake, kandi ibiribwa ni ibintu bigendagenda cyane. Ko bwije nuko bukeye dukenera kurya. HUGUE iyo uri hano Cyangugu se mu minsi uhamaze uba uri kurara hehe? Uri kumwe nande? Ninde mubana? Ninde uri hafi yawe? Navuga ko umuntu uri hafi yanjye ni umuntu wanyeretse business, yambwiye ko business y'inaha igendeka y'ubuhinzi. Niho n'ikintu cyatumye mpajya, binatuma noneho nanabikunda. Ni nawe wahanyeretse ko yari umushitongi bisanzwe, ambwira ko hariya inaha ngaha business igenda, niho ndi kuvuga ngo umuntu muri kumwe hano Cyangugu wahasanze wakweretse iyo business ni umugore ni umugabo? navuga ngo ni mama. Ni umumama? Yego. Sawa mwana suwe. Uraho mwana suwe. Nuwe? Nowe. Ndabona ari hakurya hari n'umuntu uri kuhatunga. Niyo wanyeretse business. Niyo kwezi. Yego. Ibi ni ibiki? Gireke. Ngira iri tangazamakuru rirahanga. Aha, nanjye ryanunguye uko byarawe. Mama urashaka iki? Mwiriwe. Umva hoya nabyamwiriwe. Kuki niyo bahamagaye? Ndarengana. Nose urakamera. Twari twaje twamenye ko HUGUE. Hoya HUGUE. Ibi niwo bahamagaye kubyo baza bakankama, umva wowe rekera ku kamera. Ntago mbikeneye. Umva nawe mbabarira umva imbere. Sinzi ikintu cyabazanye hano. Niba mwaduha umwanya tukaba twagira ibyo. Hoya ibiki se? Ibiki se mushaka kuvuga? Twari tumaze. Hoya na. Umva na HUGUE nakuzanye hano. Wo kuvuga ibyo ngibyo ni ibingibi umururije se? Reka ndarengana. Urengana iki kandi nsanganye nawe muri kuganya? Naye bansanze hano babanje ni nawe wamuzanye. Umva nambabare banzu ureke gukamera nawe tureke umva twumvikana. Wowe ni none HUGUE ni nge wamuzanye hano.
none aza arabahuruje arabahamagaye umva rero nawe ntabwo ngushaka hano nanjye babanje kunsanga mu murima hande pfiriya ngiye kubona mbona barantinze inama baza ese ntabwo babahamagaye oya ntabwo yigeze duha aya nese ahubwo biranatunguranye kubona umuntu nkaho utuye inama cyari cyangugu uba umeze gutya none se nese ugiye guhina hano bisobanure n'abanyamakuru bawuzanye hano urumva nese ige ntabwo yatwemera ko tuganira nawe bimusabe singuze no muri amaso yawe nabanza mbwire yuko none se uyu ntabwo ari bazanye ndarenga nakuzanye hano yige mwizeye sister ige se ni iki cyawe ni umugabo wanjye twabyaranye nyine arabizi nabyaye anahari reka ntabwo ari byo mana nibyo reka yanga none se wahe ku mwana utari uwawe ako ikarakana murasa tutamuheka karakana dusa hehe ndi igikarakaba inzobe karakana nose uruhinja rwose si ruba inzobe ariko yambwiye ko ngari nawe bamwihekesheje none se umuheka buri munsi yagiye guhinga yari mu murima ni umuheka n'uwiwe nyine n'uburingane yo nadahari igomba kubikora ego se mama we n'uwiwe tu reka mwana ngira nta mwana ngira mama none se kuko uvugishije ukuri hano kuri kamera tubabare mwe mwitangazamakuru mugende turabyikemurira mbere yuko avuze ngo nta mwana afite tutabyaranye muve hano mugende umva mugende genda rwose umva ukuntu bimeze kwari utwemereye iminota 10 ukaba utangiye ndashaka umva niwe uri gutuma nsenya n'umugabo wanjye umva yige gwino hano iki mugabo iki uri ko kumutegeka cyane kandi uvuga ko ari umugabo none imba ari umugabo wowe ubundi birakureba ntabwo bimureba nabanza agende dukemura ibyacu oya reka ntabwo wanyira hagara hano wa munyamakuru umva ukuntu bimeze ubundi munyamakuru njye nababwiye ngo baze hano cyane no babazanya mama ntabwo ari we watuzanya none mwahamenya gute mu rugo rwanjye uko biri kose hari abo twaganirije tumaze kumenya nyeneye umva wa munyamakuru nimba ushaka amahoro ngenda gutimbiza umva gutimbiza murajyana ige n'ibintu by'isuka birimo koko n'ibintu by'isuka birimo mama ntabwo twegeze tuzana nawe umva munyamakuru uri gushaka gushanya n'umugabo wanjye si wowe oya umva ni wowe urashaka kunsenya kuba twaje kugira tubashe kumenya hoya mugende ntabwo mbakeneye mugende ntabwo biri buze koroha urabona ko yari amaze kutwemera yuko turi buze kuvugana nawe ariko nanjye sindi bubemerere kamerama ugumisheho kamera kugira tubashe kumenya ibyabo ko byifashe uragaruka niyo suka mwere akira umva oya nukuri kw'Imana umva ukuntu bimeze genda uve hano genda uve hano genda uve hano genda uri umva ndaye kubatura ntabwo biri buze koroha uyu muhungu ashaka kunkubita isuka nese turasubira i Kigali nta kintu tuvugane nawe mugende ntabwo mbakeneye ubu nta kintu na kimwe turi buvuga uracyara afashe inzira zose muza muri cyangwa muje gushaka genda igereka mbasaba kana ayo umuntu yisuka mu bivanemo tubavugisha akanya tubivanamo iki se waretse kajya kwikorera ukareka gukomeza unangaza makuru yawe iki uyu madamu yako yaguteye madamu se hari impeta wagize ubona yanyambika kandi ntabwo mushaka hano abanyamakuru kandi we avuga ko ari madamu wawe hari idarapo se gize abona mudufataho nshaka hano se mama we kari kukwihaka anyihaka n'iki se simwe mu bite ubundi situbanye neza nese mwana umuhetse ubu wenda nta aba yigiriye nawe urabona ko aje nambaye neza nta handi kwambara neza no kwambara ibitenge igora mumbwirire niye wasohokera wambaye igitenge mbwira ni he biratangaje kubona umuntu uri mu cyaro yambaye mbabarira mu cyaro hari cyaro kibaho cyari mu mutwe aho suye wenda ngewe ndi kubyemera karimo kuva kuri umugabo we urabona abagabo bina b'abacuruzi batazamugutwara uriya ntabwo bazamugutwara ngo ntabwo mbizi wo kuvuga ibyo bintu neranye n'umugabo wanjye ngazantwara n'iki umugabo wajya mu uri kubona none suru wanjye kuva ryari sari mitanyambitse kwenda kuko mwabyaranye ariko byana se n'indirimbo ya mwaramutse mu gitondo bivuze ko ariko nyine mwabyaranye ibyo ntabwo bikureba ntabwo biri buze koroha mama
Mama. Urabona ko yiga kazi oya rwose ahubwo reka muduhakanya tuganire ariko mama mva mbwira kana. Mbaza vuga. Iya wenda mbere mutarabyana kigutera inda ubwo niyagwaga kayadanje agakoza n'ibirenge kuko urana ko n'umwana yose yarabikoraga kujya ugere ku byara umuntu arabikora. Urumva kandi reka kumbaza ubusa. None se ige twebwe tugiye gufata inzira tugiye kwerekeza dutaha. Nta kuntu mwadufasha tukagira akaganiro tuganira basi mu kindi kiganiro dukorana ibyo ntabwo biri buze. Avuga ngo ikiganiro s'ubwo turi muyete cambabarira. Ntago mbikenera. Ushaka ikiganiro ze? Oya tukagira icyo tuganiraho naga. N'ikiyese buriya. Oya nambwira icyari cyo. Ako nubundi madame yatubwiye ko ari ufite ijambo. Mama waduhakanya tukaganira. Murashaka tuganire kuki? Minota byibura nk'iki. Imi myinshi ubwo nk'iminota 2 gusa. Muze tuvugane tuganire maze ubundi mubone mwatuvira. Ko twanabarambye.